wajya kumva ati imana imuhe iruhuko ritagenje gute ridashira, imana imuhe iruhuko ridashira mu gituro, ariko imana imuhe iruhuko ritagenje gute ridashira hehe mu gituro. ntabwo ari ubugome. Ubu nshobora gupfa ndi umwirabura nkazavuka ndi umuzungu, kabonekera mu Buhinde, mu Buhinde cyangwa se no mu mbwa no mu hene no mu nkoko, ibintu nk'ibyo ngibyo bamwe babikora batabizi. Ariko tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri uyu mwanya. Nk'uko bisanzwe mukurikiye televiziyo Ijwi rya Marayika wundi, muri kumwe na Nzovu y'Imirindi Emmanuel na Byiringiro Simeon. Reka tubahe ikaze muri iki cyigisho cyacu dukomereje hamwe cya 13 mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya, kitubwira ngo imibereho y'isezerano rishya, imibereho yo mu isezerano rishya. Ni icyigisho gisoza ibi byigisho byacu. Icyigisho muri rusange cyatubwiraga ngo isezerano rihoraho ry'Imana. Cyo kwibukwa rero kiboneka muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, avuga ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi, cyangwa zibone ubugingo bwinshi. Aya ni amagambo yavuzwe na Kristo ubwe, ni nacyo twakomeje gusuzumira hamwe muri ibi bihe byose bitambutse, aho twabonye ko ari isezerano, kandi isezerano ryo gukuraho icyaha no guha abana b'Imana ubugingo buhoraho, ubugingo butazashira by'iteka ryose. Ngira ngo wakomeza Simeon. Muri no subi n'ubundi isa naho yari iya mbere, bagarutse cyane kuri iryo sezerano ry'ubugingo buhoraho, ariko baza kwibaza ikibazo. Baravuga ngo ntabwo twari dukwiriye, baza kugaragaza yuko tudakwiriye kuritegereza mu gihe gishize kera, kuko isezerano Imana itanga rishobora kuduhereza imigisha muri iki gihe, ndetse n'ubugingo buhoraho nabwo tukazabubona. Ubwo rero kuri iyi ngingo bavuze yuko rwose byanze bikunze tugomba, hepfo baravuze ngo isezerano birumvikana nubwo umusaruro umusozo ukomeye w'ibyasezeranijwe mu isezerano ari ubugingo buhoraho mu isi yagizwe nshya, ntidukeneye kubitegereza kugira ngo tubone kuba twakwishimira imigisha atwifuriza, imigisha y'isezerano muri iki gihe. Ahubwo bakomeje kugaragaza yuko ahubwo dukeneye kubyizera ubu, noneho tukizera yuko isezerano tugomba ry'ubugingo buhoraho tugomba kuryizera ko rizaboneka, bigatuma noneho no mu migisha yo mu buzima busanzwe bwo muri iyi minsi nabwo dukomeza kuhabonera umugisha. Urakoze cyane kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ntabwo dukwiye kubitegereza mu gihe gishize kera. N'ubundi byanditswe mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10, harimo amagambo atubwira ngo ibyisho bitigeze kubona, ibyo gutwi kutigeze kumva, ibitarigeze byinjira mu ntekerezo zacu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko umurongo wa 10 ukavuga ngo ibyo byose Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. Twakwibwira ko ari ibizaza kera, ariko iyo turi mu Mwami Imana, iyo turi mu musabano cyangwa se yasana ishingiye ku isezerano tuba dufitanye n'Imana, iyo rwose ishyitse kandi ihamye, dutangira kumva umusogongero n'impumuro y'iby'ijuru cyane rwose. ngira ngo twajya ku ngingo yo kuwa mbere, itubwira ngo umunezero. Umunezero hano muri iyi ngingo n'ubundi yo ku isabato nimugoroba bayishoje barimo kutubwira ko tugiye turi burebere hamwe iby'amasezerano atandukanye, ariko ko ibyo byose ari intangiriro y'iby'igihe cy'iteka ryose. Ubwo n'umunezero rero ni uw'igihe cy'iteka ryose. Urwambere rwa Yohana igice cyawo cya mbere umurongo wa 4 aratubwira ngo ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Ibi nibyo tubandikiye ni Yohana kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Uyu munezero ukwiye kuba ushingiye kuki? Murakoze cyane. Muri iyi subi n'ubundi uko igaragara, bagaragaje yuko hari ikintu wenda ibyanditswe byera bigenda bisa naho bikunda kuburira abantu ko badakwiriye kugendera ikintu cyitwa amarangamutima. Muri iyi subi bagaragaje yuko amarangamutima akwiriye kwitonderwa, kuko abantu benshi bashobora kugendera ku marangamutima bagatekereza ko ari umunezero. Ariko bongera kuvuga ngo
ntabwo dukwiriye nanone kubaho nta marangamutima dufite. Impamvu ni uko tutaba turi ibiremwa bizima kandi Imana yaremye yishimiye. Rero bagaragaza yuko nanone uyu munezero hari icyo wagomba kuba ushingiye nk'uko wari ubimbajije. Wenda hano hari agasubi gasoza niko ngiye gusoma ngewe. Baravuze ngo nyamara nanone menya ko atari we hano kari hejuru. Yohana yari umwe mu bigishwa 12 batangiranye na Yesu. Yari ahari kuva hafi y'itangira ry'umurimo w'imyaka 3 n'igice Kristo yakoze. Yabaye umuhamya w'ibyo yiboneye ibintu bimwe mu bintu bitangaje bya Yesu ku musaraba. Yari ahari i Getsemani no ku musozi Yesu yahindukiriyeho ishusho irabagirana. Kubw'ibyo rero nk'uwabyiboneye yari yujuje ibyangombwa rwose byo kuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko. Bivuze ngo uyu munezero dukwiriye kwakira tukawugira turi mu isi ukwiriye kuba ushingiye ku byo Kristo yakoze. Twagiye tubibona n'ubundi mu byigisho byagiye bibanza, ukwiriye kuba ushingiye ku byo Kristo yakoze atari ku marangamutima gusa, ahubwo binyuze mu kuzuza ibyo Kristo dusaba kugira ngo wa munezero ubashe kuzura nk'uko Yohana yabyifurizaga abantu. Yarakomeje umwanditsi aratubwira ngo nyamara nanone menya ko atari we ubwe wivugaho, ahubwo Yohana yibanda ku cyo Yesu yari yarakoreye abigishwa kugira ngo badasabana ubwabo gusa, ahubwo banasabane n'Imana ubwayo. Yesu yadufunguriye inzira yo kwinjira muri iyo sano ya bugufi tugerana n'Umwami Imana. Hano umusaruro umwe uva muri uku gusabana ni umunezero. Imana ihabwa icyubahiro. Yarakomeje ati Yohana yashakaga ko bamenya ko ibyo bumvise byerekeye Yesu ari iby'ukuri. Yaramubonye, yamukozeho, yaramwitegereje kandi yaramwumvise, kandi kubw'ibyo nabo bashobora kwinjira mu isano inejeje bagirana na Data wa twese uri mu ijuru, ubakunda kandi witangiye ubwe mu mwana we ku bw'abo bantu. Bisobanuye ko Yohana yarimo avuga ibintu ahagazeho azi neza, kandi agahamiriza abantu cyangwa se agahamagarira abantu kugira ngo nabo babyizere, kugira ngo bashobore kugera kuri uwo munezero ushingiye ku isano yagaragariye muri Kristo. Uburyo Imana yihuje n'abantu bikagaragarira muri Kristo muri ubwo buryo igihe yari mu isi mu gihe cyashize. Umunezero rero ushingiye kuri Kristo wenyine witanze ku bwacu cyangwa se waje kubwo inyokomuntu. Hari ikintu kigaragaramo, hari ibintu Yohana yagaragaje gushyira ahagaragara nk'ibimenyetso byo kugira ngo bizere ibyo ababwira. Naramwiboneye, namukozeho, twabanye nawe, byose yabivugaga kugira ngo yemeze abantu ibyo ari kuvuga yuko uwo munezero we ufite ahantu ushingiye. Nibyo bindi rero twanagarutseho tuvuga yuko byanze bikunze umunezero wacu twari dukwiriye kuba dufite mu Mana, dukwiriye gushingira ku marangamutima gusa, nubwo amarangamutima tuyakwiriye nk'abantu Imana yaremye kugira ngo bishime bari ku isi, ariko akwiriye kuba ashingiye ku bintu Kristo yagaragaje dukwiriye kugenderamo kugira ngo none wa munezero wacu ubashe kuzura. Urakoze cyane. Twajya ku ngingo yo kuwa kabiri itubwira ngo nta gucirwaho iteka. Aya magambo ashingiye mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 4, atubwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, badakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abatazacirwaho iteka n'abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Cyane ko burya kamere yacu ihora yifuza ibitandukanye n'ibyo Imana ishaka, kandi Imana cyangwa umwuka w'Imana nawe ibyifuzo bye biba bitandukanye n'ibyo kamere ishaka. Rero ni muri ubwo buryo abari muri Kristo Yesu bo baba barabambanye kamere yabo na Kristo ku musaraba. Ntabwo babaho ku bwabo, babaho ku bwa Kristo. Wakomeza hepfo icyo atubwira. Hepfo ari amakuru bagerageje gutanga, baratubwiye ngo hari umugore muto, mbese ni nk'igitekerezo ariko cyabayeho. Hari umugore muto wari wishwe ariko yicwa mu buryo bubi cyane. Muri kwa kwicwa muri bwa buryo bubi hari ikintu cyaje kubaho. Noneho uwamwishe ntabwo yigeze amenyekana, ariko igihe bari gushyingura uriya mugore ngo bafashe akantu ka mikoro bagashyira muri ya mva ye. None ngo umunsi umwe umuntu wamwishe
kubera igishinjamutima ngo yaraje ajya kuri cya gituro atangira gusaba imbabazi, ariko asaba imbabazi uwapfuye. Saba imbabazi, abwira Imana ati, babwira uwo muntu ati mbabarira. Nyine ibimenyetso byo gusaba imbabazi byaraje. Noneho hepfo bahita batubaza ngo igihe yari arimo gusaba izo mbabazi, igihe cyarageze arakurikiranwa ku buryo iki polisi yaje kumufatira cya cyaha yari yakoze. Hepfo baratubaza ngo ni iki cyajyanye uwo mugabo ku gituro wari umutima umuciraho iteka? Ese hari ikindi kindi cyamujyanyeyo? nta kindi. Turasanga ko nta kindi, umutima umushiraho iteka. Ugaruka kuri rya somo dusomeye, kuko abo bantu ntabwo bagiciriyeho iteka kubera ibyo Kristo yakoze. Rero umutima umuciraho iteka niwe wamujyanye ku gituro ngo ajye gusaba uwapfuye imbabazi. Ubwo rero wakomeza. Baravuze ngo natwe mu by'ukuri ni uko nguko bimeze. Dufite imitima iduciraho iteka cyangwa se iducira urubanza bitewe n'iki, bitewe n'uko twakoze ibiteye isoni kandi bibi ndetse twakwifuza gushakisha uburyo byahanagurika, ariko mu by'ukuri bikanga. Barakomeje rero batubwira yuko nicyo amaraso ya Yesu Kristo yadukoreye. Muri make nk'uko twabibonye no mu byigisho byatambutse, amaraso ya Kristo atwezaho ibyaha ndetse n'ibishinjamutima byabyo, cyangwa se no gucirwaho iteka bijyana n'ibyo byaha tuba tubabariwe. Muri Yohana igice cyaho cya 5:24 berekana uburyo Kristo yaje kudukorera iryo teka. Baravuze ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntagicirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yego rwose. Uwumva amagambo ya Kristo cyangwa ijambo ry'Imana akaryizera, akizera uwatumwe Yesu Kristo ko yazanywe no gukiza ibyaha by'abari mu isi, uyu muntu ntacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze hehe? Mu bugingo. Ageze mu bugingo. Izi nizo mpamvu zikwiye gutuma umuntu yumva adaciriweho iteka cyane rwose. Hano muri isubi ijya gusoza iyo ngingo hari icyo bavuzemo hagati. Baravuze ngo dushobora kuvuga amagambo yo mu byanditswe, kandi rimwe mu masomo y'agahozo mu masomo yose ni Abaroma igice cya 8:1. Bijyanye n'ibyo warugarutseho bivuga yuko abari muri Kristo Yesu badashobora gucirwaho iteka. Ibi ntibisobanuye guhakana ukuri ko dufite icyaha mu mibereho yacu. Ntabwo bivuze guhakana ko dufite icyaha mu mibereho yacu, ahubwo bisobanuye ko kubera isano ishingiye ku isezerano dufitanye n'Uwiteka, igihano cy'icyaha nibyo. Ibi ntibisobanuye guhakana uko dufite icyaha mu mibereho yacu, ahubwo bisobanuye ko kubera isano ishingiye ku isezerano dufitanye n'Uwiteka ntitukiriho duciriweho iteka ry'icyaha. Yesu yatwishyuriye igihano cy'icyaha, kandi ubahagaze imbere ya Data wa twese adusabira ku bw'amaraso ye. Yereka Data wa twese gukiranuka kwe bwite aho kwerekana ibyaha byacu. Yego. Ngaha agaciro ka wa munezero gakwiriye kuba gashingiye ndetse no gucirwaho iteka aho kwaviriyeho ni uko Kristo yapfuye uyu munsi, akaba atari njye ugaragara imbere ya Kristo iyo nabishatse, ariko akaba atari njye ugaragara imbere y'Uwiteka, ahubwo ni Kristo ugaragara mu mwanya wanjye, bigatuma mbarwa kwa gukiranuka twabonye mu gihe cyashize. Hari ikintu uvuze gikomeye, uvuze ko ntabwo bivuze ko biba bitarakozwe, kandi nta nubwo Yesu yirirwa abishakira impamvu z'uko uyu muntu atabikoze. Yarabikoze ariko yarabibabariwe. Aba ngaba ni abantu bishingikiriza ku Mana, bakihana ibyaha byabo bicishije bugufi, kandi mu by'ukuri koko bicuza yuko banabambishije umwana w'Imana. Buriya harimo abantu bazi yuko umwana w'Imana yabambwe n'Abayuda n'ingabo z'Abaroma muri ubwo buryo, ariko bakibagirwa yuko ibyaha byabo ari byo byatumye abambwa. Ni muri ubwo buryo rero ntabwo Kristo yirirwa aburana ko tutabikoze, ahubwo tumwishingikirije aravuga ati barabikoze ariko barabyihannye, kandi narabibabariye, kandi ifite ubwo bubasha
kubera yuko jyewe nagiye mu mwanya wabo. Rero muri Kristo ntabwo tugiciriweho iteka, Imana ihabwa icyubahiro. Muri ubwo buryo basoza batweretse uburyo twababariwe tutari tubikwiriye, ndetse tubazwa uburyo natwe dufata bagenzi bacu baducumuyeho muri ubwo buryo. Tubitwaraho gute? Mbese tubafata gute, cyangwa se twari dukwiye kubafata gute? Hari amagambo Kristo yavuze akomeye cyane. Yaravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Niba amaze kuzirikana ko Kristo yangiriye imbabazi kandi akambabarira ibyaha byanjye, nari nkwiriye kugaragaza urwo rukundo rudasanzwe binyuze mu kuba nanjye nababarira mugenzi wanjye unyitwayeho nabi, nkaba namubabarira, ndetse naho nitwaye nabi kuri mugenzi wanjye nkaba niteguye guca bugufi kaka imbabazi. Nuvuga ngo uwababariwe aba akwiye guhora yiteguye gutanga imbabazi, kubera ko azi ko yababariwe nawe atabikwiriye, kandi uwagushije umuntu muri icyo cyaha cyo kumuhemukira, burya ni nawe watumye n'ubundi uwo mwana w'Imana ajya ku musaraba. Ntabwo ari byiza yuko niba abantu bakosanyije umwe avuga ati wibane nanjye nzibana, ahubwo bakwiye gukora ayo makimbirane, kuko bazirikana urukundo rw'Imana rwatumye babarirwa, kandi urwo rukundo rukwiye gusohorera muri bo. Hari amagambo Yesu yigeze abwira Petero, ariko binyuze ku kibazo Petero yaramubajije. Yaramubwiye ati none se Yesu, databuja buriya muntu nankosereza nzamubabarire kangahe? Yamusubije ngo yarakomeje ati 7 ka 70. Petero akomeje abaza Yesu ati 7. Yesu aramubwira ati 7 ka 70. 7 ka 70. Ubwo nidufata 7 tugakuba 70, ni muri za 490. 490 se ntabwo biragaragaza yuko ari ukubabarira umuntu mbese bitagira iherezo. Kuko umuntu ushoboye kubabarira inshuro 490 byanze bikunze yakumva igisobanuro cyo kubabarira. Ntabwo ari kubabarira kuvuga ngo urongeye, oya. Kristo aramutse atugenjeje atyo atubabarira tubwira ngo wakora icya urongeye, ntawababarirwa, nta n'imbabazi zaba zirimo. Ashiti muvandimwe, reka dusoze ingingo yo kwa kabiri yatubwiraga ngo nta gucirwaho iteka. Muri Kristo Yesu nta gucirwaho iteka, kandi ibi ni iby'iteka ryose. Gusa abatazacirwaho iteka ni babandi badakurikiza ibyifuzo bya kamere, ahubwo bakurikiza ibyo Mwuka abasaba. Reka tujye ku ngingo yo kwa gatatu itubwira ngo isezerano rishya n'umutima mushya. Isezerano rishya n'umutima mushya, hari icyo bavuze ngo nk'uko ibyigisho bibanza by'iki gihembwe byabyerekanye, mu isezerano rishya niho Imana yashyiriyeho amategeko yayo mu mitima yacu. Ntabwo amategeko ariyo ahari yonyine, ahubwo ukurikije amasomo y'uyu munsi na Kristo ari mu mitima, kuko mu by'ukuri byumvikana neza ko Kristo n'amategeko ye bomatanye cyane. Kubw'ibyo rero ayo mategeko ya Kristo ari mu mitima yacu, kandi na Kristo ubwe akaba ayituyemo. Mu isomo ry'Ikigiriki bagaragaje risobanuye ngo ahore, rigasobanura ngo guturamo. Ritanga igitekerezo cyo kuhaguma by'igihe cyose, tugera ku yindi nyungu, mu nyungu zikomeye ziva ku isezerano, ariyo umutima mushya. Reba ikintu gitangaje muri iyi subi, impamvu nashatse kugira nyisome, nuko Kristo n'amategeko ye baromatanye. Bivuze ngo aho amategeko ya Kristo ari, ni ikimenyetso cy'uko na Kristo ubwe ahibereye. Kandi nibigenda gutya, Kristo n'amategeko ye bikaba mu mutima, wa mutima mushya turaza kuwubona. Yego, birumvikana byose bishingiye ku rukundo. Niyo mpamvu Yohana nawe mu gice cyaho cya 4 umurongo wa 16 ni mu rwa mbere yaravuze ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Twaramenye kandi twizera urukundo Imana igenje gute? Idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo rero nibyo bishobora gutuma noneho dushobora kugira mu isezerano rishya tugira imitima igenje gute? Imitima mishya. Kubera iki? Urukundo rw'Imana rwasabye mu bugingo bwacu. Hari amagambo twagiye tubona mu ngingo zagiye zibanza zo muri iki cyigisho, bagiye batubwira ngo nzabakuramo imitima imeze nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yanyu. Muri make ntimuzongera kuyagendana ku mpapuro gusa no ku maboko, ahubwo muzagendana mu mitima. Rero uru rukundo nirwo ruzasohoza byose.
mu Bagalatiya igice cya 5:22 n'umurongo wa 23 bigaragaza hano hari ikibazo babaje ngo kuko dukeneye umutima mushya ni izihe mpinduka zigaragarira mu bantu bafite umutima mushya. Hari ibintu biboneka muri iriya somo Bagalatiya 5:22 kugeza 23 bagaragaje impano za mwuka cyangwa se imbuto za mwuka, kwihangana, ubugwaneza, umutima, urukundo, ibimeze bityo. Amategeko, nta mategeko abihana. Bivuze ngo ibizagaragara muri twebwe mu gihe twamaze kwakira Yesu n'amategeko ye nuko tuzabaho dufite imitima mishya, kandi ibimenyetso bizatugaragara mu buryo budasanzwe nuko tuzagira imico ikwiriye abihana. Amena. Hano barakomeje baravuga ngo kwizera kwacu ntacyo kwaba kuvuze niba tudashoreye imizi mu rukundo dukunda Imana n'urukundo dukunda bagenzi bacu. Uru rukundo ntirupfa kwizana ibiramambu, ruza kubera ko turabukwa urukundo Imana idukunda, urukundo ruruta uko rwamenywa nk'uko rwagaragariye muri Yesu. Mu yandi magambo, dukunda Imana kubera ko ari yabanje kudukunda, cyangwa se nuvuga ngo dukunda Imana kubera ko urukundo rwayo ruturehereza kugenza gute, ruturehereza kuyikunda, kubera ko birumvikana ko niyo yabanje kuba nyambere. Nk'umusaruro w'ibyo, imibereho yacu irahinduka, imitima yacu igahinduka, maze tugahinduka abantu bashya bafite ibitekerezo bishya, ibyifuzo bishya n'intego nshya. Inyifato tugira ku rukundo Imana idukunda niyo ihindura imitima yacu, kandi ikaba umusemburo w'urukundo dukunda abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Mu rukundo rwayo rutuma duhinduka bashya rwose. Iki nicyo isezerano rishya rigenje gute rivuga. N'imitekerereze uzikiba mishya. Yego. Hari uburyo mbona imitekerereze iba mishya igihe Petero intumwa ya Yesu, tumuzi nk'umuntu wahubukaga ku rwego rwo hejuru, ariko igihe yamaze kwakira Mwuka Wera, igihe abantu batangiraga kuvuga ko basinze, Petero niwe n'ubundi wabaye uwa mbere kuvuga ati oya, ntabwo twasinze, ahubwo wa wundi mwishe, wa wundi mwabambye mukamwica mukamuhamba, yarazutse yicaye iburyo bwa Se, niwe watwereje Mwuka Wera wasezeranywe mu bahanuzi na ba sogokuruza yuko Mwuka azasukwa, yamutwoherereje, niwe uri gutuma dukora ibyo muri kubona dukora ubu ngubu. Yarasanzwe akoresha uburyo karemano bwe nabi, ariko amaze kwakira Mwuka Wera yabukoresheje neza. Murakoze cyane. Hari undi mugabo nanone n'ubundi bakundaga kuba bari kumwe cyane, uwo bitaga Yohana, bamwitaga mwene Nkuba. Yohana Nkuba ubundi nawe uburyo yarabayeho, amateka agaragaza ko yari umunyamujinya n'umunyaburakari ku rwego rukomeye. Uribuka ko umunsi umwe bigeze bagera i Samariya, noneho igihe bari bageze i Samariya, noneho babima icumbi. Yohana ahita avuga ati databuja, duhamagare umuriro umanuke utwike umudugudu. Yesu aramucubya. Uwo nguwo wari ufite imibereho imeze ityo, utabaga yitaye ku kuba ashaka kurimbura abantu, ntacyo bimubwiye kuko ari kumwe n'uwitwa umwami we, yaje guhinduka umuntu uvuga iby'urukundo ku rwego rukomeye cyane. Nta kindi kimenyetso kigaragaza impamvu yatumye urukundo rugaragara muri we, ni wa Yesu babanaga. Yesu aho yageze rero ibintu birahinduka bikaba bishya. Ngira ngo iyi ngingo twayisoza itubwira ngo isezerano rishya n'umutima mushya cyane rwose. Isezerano rishya n'umutima mushya Imana irabyifuza kuri buri wese, kandi yiteguye kuduha umutima mushya kuko ni isezerano ryayo. Ingingo yo kuwa 4 itubwira ngo iki? Ingingo yo kuwa 4 iratubwira ngo isezerano rishya n'ubugingo buhoraho. Isezerano rishya n'ubugingo buhoraho, twabonye ko hano tubona ko dushobora kuribonamo imigabane ibiri. Ni ukuvuga ngo umugabane wa mbere ni ubuzima bwiza dushobora kugira turi hano ku isi kubera rya sezerano rishya twamaze kwakira, ariko bikongera bikaduteguriza ubuzima bw'ubugingo buhoraho ariko bw'iteka ryose. Ko kano gasubi ka mbere ariko bayivuze, baravuze ngo uruhande rw'iki gihe ruzanira umwizera kugira ubugingo bwinshi muri iki gihe. Noneho bikubiyemo amasezerano menshi twahawe mu mibereho yacu yo muri iki gihe. None bigahita byumvikana yuko igihe ubugingo bw'iki gihe buzaba bushize, hari ubundi bugingo babandi bagendeye mu by'ubugingo bakagira ubugingo bwinshi muri iki gihe bategurirwa n'ubugingo buhoraho.
hano hari amagambo bakoreshe muri ubwo buryo bwo kubona ubugingo aboneka muri Yohana igice cya 11 ni ubutumwa bwiza umurongo wa 25 na 26 haravuga ngo nijye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Ngira ngo twasubiza ngo yego cyangwa nari nkwiye gusubiza nti yego kubera ko ufite iri sezerano mu bugingo bwe azi neza yuko naho yapfa azongera akagenza gute azongera akabaho. Hari amasomo rero yaduhamirije yuko ibyo iryo jambo ry'Imana rivuga ari ukuri. Aya masomo ngira ngo twagerageza kuyasoma mu buryo bwihuse. Ngiye gusoma Ibyahishuriwe igice cya 2 umurongo wa 11. Nawe urareba iryo somo rikurikira uraza kuribwira abadukurikiye hanyuma naryo urisome. Ibyahishuwe mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 11 aratubwira ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Sibongera ngo tutari twarenga aha hantu unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kangahe rwa kabiri. Twe tumaze gusoma ngo nijye kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho kandi umuntu wese ukiri unyizera ntazapfa iteka ringana iki ntazapfa iteka ryose. Ariko muri iki gihe tubona abantu bapfa. Niba tubona abantu bapfa ibi bishatse kuvuga iki? Yesu yarapfuye kandi koko tuzi neza ko harimo abamwizera. Kuva icyo gihe ntabwo bivuze ko abantu bapfa batamwizera. Ariko kuki tubona abantu bapfa Simeo? Ni ukuvuga ngo ubundi impamvu abantu bapfa ni ingaruka rusange twagezweho binyuze mu cyaha twakoze muri Adamu. Iki cyaha kimaze kuboneka rero ni uko twabwiye ngo ubwo dukoze icyaha no gupfa twagomba gupfa. Iryo ni reka mvuge ngo ni isezerano naryo ryagomba gusohora. Ariko noneho nubwo abantu bapfa turi kubona yuko n'abakiriho nibapfa ntibazapfa iteka ryose. Kuba rero abantu bapfa ni kubw'ingaruka z'icyaha kandi ari umupagani arapfa nyine utemera Imana arapfa kandi niwemera Imana agapfa. Ariko hari itandukaniro kuri abo bombi. Ni nayo mpamvu Yesu yongeye akagaruka avuga ngo nuriho ubu ngubu unyizera ntazapfa iteka ryose. Azapfa kubera ingaruka z'icyaha ndavuga mu bigaragara ariko ntazaherayo kuko Yesu yazutse nawe azazuka. Amena. Ubundi icyo Kristo yadukijije ni urupfu no gucirwa ni urupfu rw'iteka ryose. Ni urupfu rw'iteka ryose nirwo yadupfiriye. Yego. Gusa n'uru rwa none rugaragara narwo igihe kizagera ngo rumirwe no kunesha. Urakoze komeza iryo somo rindi. Hano ku Ibyahishuriwe igice cya 20 umurongo wa 6 n'umurongo wa 14 haravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara abameze batyo. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi Imana kandi bazimana nayo iyo myaka bazimana nayo iyo myaka igihumbi. 14 urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Bivuze ngo hano batubwiye yuko ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere uwo muntu arahirwa kuko ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Bivuze ngo hari imigabane ibiri yo kuzuka. Hari abazazuka Kristo akimara guhagaruka avuze ngo birarangiye wanduye nagumye yandure weragumye yere. Noneho ku muzuko wa mbere Yesu igihe azabatangaje itangazo ngo abari mu bituro nibaveyo abariho nabo bitegure abari mu bituro nibavayo. Abo n'umuzuko wa mbere. Hari undi muzuko wa kabiri rero uzabaho. Uwo muzuko wa kabiri ntuzabureba ubwoko bw'Imana uzabureba banze kwihana. Yego. Igice cya 21 umurongo wa 8 haratubwira ngo aha ni mu Byahishuriwe dukomeje ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja
yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri. Yego. Mu yandi magambo, abafite ubugingo buhoraho ni abitandukanije n'ibi dusomye mu isomo rya nyuma. Yego. Aba ngaba nibo batazigera bagirwaho uruhare n'urupfu rwa kabiri. Ariko niba mu by'ukuri tutitandukanya n'ikibi icyo ari cyo cyose, byanga bikunde ni mu muzuko wa kabiri abazazuka ngo bazazukira gukorwa n'iki? N'isoni no gucirwaho iteka nyine ry'iteka ryose. Hano hari agasubi gatoya cyane bavuze ari ngo mbega ibyishimo byinshi tugira ubu kubwo kumenya ko iherezo ryacu ritari mu gituro, ko ahubwo nta herezo, ko tuzagira ubugingo bushya buzahoraho iteka ryose. Niba hari ikintu gishobora gutera abantu ibyishimo, ni ukuzirikana yuko iherezo ryacu ritari mu gituro. Twigeze tubigaruka mu gihe cyashize, impamvu yatumye Enoki ngo aza kwerekwa iby'umuzuko, ngo iyo yabonaga umuntu apfuye, ngo igihe yabaga ari imbere y'Imana ngo yaba aravuga ati Mana, kuko n'abagukiranukira amaherezo yabo naya bite. Imana ishima kumwereka uko umuzuko uzaba umeze n'uko abantu nuko bizagenda, byongera kumukomeza, bituma impamvu zo gukiranuka kwe azikomeza. Ngo yabonye Uwiteka azanye n'ingabo z'abera nyinshi cyane rwose. Hari ikintu ukomojeho, bavuze ngo mbega ibyishimo byinshi tugira ubu kubwo kumenya ko iherezo ryacu ritari mu gituro. Hari igihe iyo turimo gushyingura ujya ukumva umuntu arihanukiriye, bamwe babikora batabizi, ariko mu by'ukuri nicyo ijambo ry'Imana riberaho. Wajya kumva ati Imana imuhe iruhuko ritagenje gute? Ridashira. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ariko turimo kubivugira hehe? Uyu muntu tumumanuye hehe? Mu gituro, ariko Imana imuhe iruhuko ritagenje gute? Ridashira. Hehe? Mu gituro. Ntabwo ari ubugome. Tumwifurije kuba mu gituro by'iteka ryose. Nyamara hano barimo kutubwira ngo ko ahubwo nta herezo, ko tuzagira ubugingo bushya buzahoraho iteka ryose. Abana b'Imana ntabwo amaherezo yabo ari mu bituro, ntabwo uburuhukiro bwabo bw'iteka ryose buri mu bituro cyangwa budashira, ahubwo bazazuka bimane na Yesu ndetse na Data wa twese iteka ringana iki? Ryose. Iteka ryose. Rero nta ruhuko ridashira mu gihe turi gushyingura. Ntaryo rwose. Ntaryo iruhuko ridashira turifite muri Kristo gusa. Kuko niho tuzaba tukagira umudendezo. Kandi nyine Kristo yaravuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka atiye kuko imirimo yabo ibaherekeje. Ariko ntabwo yigeze uvuga ngo nibaruhukireyo iridashira, ahubwo nyine nk'uko wari ubivuze icyo ijambo ry'Imana ribereyeho ni ukudukosora. Narindi ko nyine ntabwo tuba turyumva neza, ariko igihe turyumvise tuba tugomba guhindura uburyo twaragamo ibintu, kuko Imana iba ishaka kugira ngo tubihindure koko. Hano baravuze ngo Kristo yabaye umubiri umwe natwe kugira ngo natwe tugire umwuka umwe nawe. Binyuze muri ubwo bumwe nawe tuzazuka tuve mu bituro, atari ukwigaragaza kw'imbaraga za Kristo gusa, ahubwo ari uko binyuze mu kwizera ubugingo bwe bwamaze kuba ubwacu. Kubwo kwa kwizera abitegereza Kristo muri kamere nyakuri bakamwakira mu mitima yabo, bafite ubugingo buhoraho binyuze mu mwuka. Kristo atura muri twe, kandi umwuka w'Imana twakira binyuze mu kwizera niwe ntangiriro y'ubugingo buhoraho. Amen. Ntabwo tuzazuka gutyo gusa ari uburyo bwo kwigaragaza, ahubwo binyuze mu kwizera nimwe tuzabonera ubugingo buhoraho. Kandi uko kwizera Kristo yaduhaye, batubwiye ngo ahubwo ari uko binyuze mu kwizera ubugingo bwe bwamaze kuba ubwacu. Si ukwigaragaza gusa, ahubwo ubugingo bwe bwamaze kuba ubwacu. Ko twabonye no mu ngingo zabanje yuko abakira amategeko Kristo atura muri bo. Niba Kristo atuye mu bugingo bwacu, rero ubugingo tuba twamaze kububona. Yego, urakoze. Twitira gusoza iyi ngingo, harimo ijambo batubwiye ngo abapfuye n'abazaba bakiriho bose akaba ari abayoboke ba Kristo bazagira umubiri wazutse. Ku bwoko bw'Imana kudapfa gutangira icyo gihe. Hari abantu bazi yuko abantu badapfa, ndetse niyo abantu icyo twita igihe abantu bapfuye,
kuba baba bagize ubushobozi budasanzwe kurusha n'abantu bakiri muri ubu bugingo cyangwa se bakisigaye muri iyi si muri ubu buzima. Ariko ndetse bakanavuga ngo abandi bakanavuga ngo iyo umuntu apfuye hari igihe azukira mu kindi kintu cyangwa se avukira mu kindi kintu cyangwa mu bandi bantu. Ubu nshobora gupfa ndi umwirabura nkazavuka ndi umuzungu, kabonekera mu Buhinde, mu Buhinde cyangwa se no mu mbwa no mu hene no mu nkoko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Birumvikana abantu bagize iyo myumvire n'iyo myizerere, nta bugingo nta byiringiro, nta munezero w'iby'ahazaza. Ariko ibyanditswe byera bitubwira yuko tuba dupfuye, umwuka utandukanijwe n'umubiri, ariko igihe kizagera Imana ikongera kubiteranya, ubuzima bugakomeza. Nyuma y'ubu buzima buzima twongera kugira ubuzima buzima muri Kristo, kubera ko ari isezerano. Rero igihe abana b'Imana bazaba bazutse, niho hazaba habaye intangiriro y'ubugingo budapfa cyangwa se ubugingo buhoraho. Icyakora muri Hangana habayeho impinduka, kuko ikirere cyari kihindutse. Ubu nyine ibyo muri bubone murabibona ko ikirere n'ubundi naho turi hahindutse. Ariko dukomeje ingingo yo kuwa gatanu itubwira ngo isezerano rishya n'inshingano. Muri iyi ngingo batangije isomo riboneka muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 n'uwa 20, ahavuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iri ni isezerano naryo ryasezeraniwe abana b'Imana bumva bafite inshingano yuko Kristo azaba ari kumwe nabo iteka ryose kugeza ku mperuka y'isi. Ngira ngo wakomeza ukarushaho kudufasha gusobanukirwa n'iby'iyi ngingo. Murakoze. Iri sezerano ngo riri kumwe n'inshingano. Hari ikintu ndi kubona muri rino somo maze kudusomera, hari ibintu bigeze nko kuri bingahe yabwiye abantu. Yabwiye ngo nuko mugende, nuko mugende. Icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo kabiri muhindure, gatatu abo mu mahanga yose, kane ariko munababatiza. None isezerano rikomeye, ariko nimuhumure, ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka. Yego. Niba rero hari ibyo Kristo yatanze, inshingano tugomba gukora ni ukugenda tugahindura tukabatiza. Ibyo byose twamara kubikora natwe tukagira icyizere, turi gukora ibi ariko turi kumwe n'uwadutumye kugeza ku mperuka y'isi. Hano hari amakuru baje gutanga y'umugabo bita Lawrence. Bavuze ni umwanditsi, bavuze amagambo akomeye cyane. We yaravuze ngo hari icyo yise umutwaro w'ubusa, nuko abantu bajya bisanga bafite ubuzima. Nk'ubu ngubu ntabwo twavuze tubihisemo, twese twagiye twisanga turi ku isi. Ngo ari ikintu cyamutangaje. Yaravuze ngo abantu bisanga dufite impano y'ubuzima, nyamara ntituzi icyo tugomba kubukoresha. Ntibazi umugambi w'iyi mpano uwo ari wo, kandi ntibazi no kuyikoresha. Ni kimwe mu biha umuntu inzu, ni kimwe no guha umuntu inzu yuzuye ibitabo bidakunda kuboneka, maze uwo muntu ntabisome ahubwo akabikoresha mu gufatisha umuriro. Mbega gupfusha ubusa guteye ubwoba ikintu cy'agaciro cyane nk'icyo. Yavuze amagambo akomeye, kandi nanjye ndi kuyiga numvise ari amagambo ateye ubwoba. Ni ukuvuga ngo dusanga dufite impano y'ubuzima, ntituzi ngo biba byaciye mu zihe nzira, ahubwo twisanga ku isi, ndetse tugatangira no kuzirikana imikurire yacu tumaze gutangira kugira ubwenge. Ariko uko twaje dutangira kubimenya agace gatoya tugeze mu myaka y'ubukure. Ariko iyi mpano we yabigeranije no gufata ibitabo bidakunze kuboneka kandi byagomba kugirirwa amatsiko, ukamenya impamvu yabyo n'icyanditsemo, ahubwo kugira ngo ibyo bitabo hawe ubikoreshe mu kubisoma, ahubwo ukabikoresha mu gufatisha umuriro. Imbabura yanjye nabuze uko nayifatisha, ugahita ukayikongeza kugira ngo umuriro wawe ushaka kwatsa wake mu buryo bwihuse. Rero yavuzemo ikintu gikomeye cyane twebwe tudakwiriye kuba twakora muri ubu buzima, kuko turi kwiga ivuga ngo isezerano ariko n'inshingano, ifatanye n'inshingano. Ni ukuvuga ngo inshingano yacu dukwiriye kuzirikana yuko turiho kubera impamvu, turiho kubw'umugambi w'Imana kandi ukomeye. Ntabwo dukwiriye kuba nk'abantu bapfuye kubaho gusa, cyangwa se nk'abagomba gutesha agaciro iyo mpano y'ubuzima twahawe.
yego hano hepfo umwanditsi arakomeje aravuga ngo nyamara ku mukristo w'isezerano rishya icyo si ikibazo akeneye guhangana nacyo. yego ibiramambo abantu bazi kandi bakiriye ubwabo inkuru ihebuje y'umukiza wabambwe kandi wazutse wapfiriye ibyaha bya buri muntu aho ari hose kugira ngo bose babashe guhabwa ubugingo buhoraho. Bene abo bazi umunezero uzirikanye irarika ryeruye ryo muri Matayo 28:19-20. nta kabuza umwizera afite inshingano n'umugambi mu buzima bwe, kandi iyo nshingano n'umugambi ni ukwamamaza mu batuye isi ukuri gutangaje we ubwe yimenyeye muri Yesu Kristo, nk'uko Yohana nawe yabidukanguriye cyangwa se yabidukanguriye. Mbega amahirwe! Hafi y'ikintu icyo ari cyo cyose dukora muri iyi si kizagira iherezo ubwo iyi si nayo izaba irangiye. Ariko kwamamaza ubutumwa bwiza ububwira abandi ni umurimo uzasiga ikimenyetso iteka ryose. Ibintu dukora byose muri iyi si bizagira iherezo, ariko icyo dukora ku bigendanye n'umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza cyo kizasiga ikimenyetso iteka naryo ringana iki? Iteka ryose. Imana ihabwa icyubahiro. Tukiri kuri iyi ngingo hari ikintu abantu bakwiriye kuzirikana. Buriya ku byerekeranye n'ubuzima busanzwe umuntu ajya apfa pe kugitura abantu bakagira agahinda, abantu ukabona nyine ibibazo byavutse ariko batindirwa kuva aho ngaho. Ibyo amateka n'ibyo abantu bamuvuzeho byose bikarangira n'agahinda abantu bafite. Wenda ba nyiri umuntu bakomeza kugira intimba yuko hari uwabavuyemo, ariko ibyinshi bijya bisa n'ibisibanganye. Ariko wakwibaza ukuntu Abeli akivugwa, kandi akaba avuga nk'umuntu wabaye intwari uyu munsi wa none. Umuntu akaba yasenga ati Mana ndakwinginze mfasha uko Abeli yahurwanya aba ariko nanjye ndwana. Wakwibaza ukuntu uyu munsi wa none tukivuga Petero tukavuga Pawulo, ikimenyetso baragisize ko uyu munsi icyo bavuze kiracyafasha abantu benshi, kimwe nuko natwe uyu munsi kirimo kudufasha. Dukwiriye kuzirikana rero iby'ubuzima busanzwe turabikora bikarangira, kandi inshuro nyinshi bikarangirana natwe, ariko ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubugingo tuba twateye binyuze mu kwemera inshingano Kristo aduhereza, riba ari ikimenyetso cy'iteka ryose. Urakoze cyane. Ibi bikwiye kutwereka yuko mu by'ukuri abana b'Imana dufite inshingano, ntabwo dukwiye kubaho kandi gutyo gusa, ahubwo dukwiye kuzirikana yuko hari icyo Imana yatumye tuberaho, kandi icyo yatumye tuberaho ni ukugira ngo tuyimenyekanishe. Mu byigisho byatambutse twabonye ko dukwiye kuba umuyoboro Imana inyuzamo ibyayo kugira ngo n'abatayizi bashobore kugenza gute, bashobore kuyimenya. Ngira ngo twayisoza ingingo ivuga ngo isezerano rishya n'inshingano. Ingingo yo kuwa gatandatu itubwira iki rero? Ingingo yo kuwa gatandatu nk'uko tuyimenyereye nyine iba yitwa ibyo kwigwa no kuzirikanwa. Twasanze ko inshuro nyinshi biba bikubiyemo ibyo tuba twarize mu cyumweru cyose. Hari amagambo ushobora gusoma bavuzeho bakiri gutangira. Umwana wera w'Imana ntiyagiraga ibyaha cyangwa intimba bye bwite yagombaga kwikorera, yikoreraga intimba z'abandi, kubera ko yishyizeho ibicumuro byacu twese binyuze mu mpuhwe z'ubumana ubwe yihuza n'umuntu, kandi nk'uhagarariye inyoko muntu yemeye kugirirwa nk'abagome. Yarebye mu mworera w'amakuba wari utwasamiye kubera ibyaha byacu, maze ashaka gutinda uwo mworera utandukanya umuntu n'Imana. Wenda tukiri kuri aya magambo, urukundo rw'Imana nirwo dukomeje kubona. Hashimwe Kristo wadukoreye iki ngiki, yakoze ikintu tutashoboraga gukora. Ntabwo ari ibyaha bye yigeze yikorera, si intimba ze yikoreye, ibyo byose yarabifashe asa n'ubidukuye ku bitugu abyishyiraho. Kandi umugambi nk'uko twabibonye nta wundi kwari ukugira ngo tudacirwaho iteka. Ngiki ikintu gikomeye cyane umwana w'Imana yadukoreye, kandi dukwiriye kuzirikana mu buzima bwacu bwose
tukiri hano ku isi. Harakomeza hatubwira ngo ngwino ukuri uri umunyabyaha nubwo wahindanye ariko Kristo yiteguye kukwakira, ndetse umutwaro w'umutima uduciraho iteka, uyu mutwaro ukwiye kurambikwa cyangwa ukwiye gukorerwa Kristo. Kandi nanone dukwiye kuza tugasanga Imana imbabazi zikiriho, kubera ko hari igihe birumvikana zizarangira, kandi dukwiye kuza uko turi, Imana yiteguye kutubabarira. Hari igihe abantu bibwira yuko bazasanga Imana ari uko bamaze gukiranuka, nyamara ntabwo byashoboka. Dukeneye kuzanira Imana ahubwo imitwaro yacu, inarijye yacu, ibyaha byose tukabiyizanira, hanyuma akaba ariyo idukiza, kuko twebwe hirya y'Imana ntabwo dushobora gukirirayo. Cyane rwose. Kuri ayo magambo barimo kudusomera, hari amagambo bavuzemo akomeye cyane, barangije baravuga ngo uza wicuza, uza n'umutima umenetse. Kandi Imana izakubabarira rwose, ntutinyuke gusuzugura andi mahirwe. Tega amatwi ijwi ry'impuhwe rikwingingira ubu kuzuka mu bapfuye, kugira ngo Kristo aguhe umucyo. Hari ikintu gikomeye cyane dukwiriye kuzirikana. Za wicuza kandi uza n'umutima umenetse, kuko Kristo azakubabarira rwose. Imbabazi za Kristo azifashe mu biganza bye, ndetse ikiganza cye gihora cyiteguye guhereza imbabazi umuntu wese witeguye kumanika amaboko, agaragaza yuko ababajwe n'uko yahindanye. Rero mbona ikintu gikomeye cyane mu byo Kristo yadukoreye, kandi n'uyu munsi aracyabidukorera. Niba duhaye amahirwe tukaba tugifite umwuka duhumeka, kandi muri ayo mahirwe akaba yifuza ko tuyakoresha neza, tumwaka, tubusaba imbabazi, kandi akaba yiteguye no kuzitanga, numva ari amahirwe tutari dukwiye kwitesha. Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Marika Wundi TV, iki cyigisho kirimo kiregera umusozo, ariko twakomeje kurebera hamwe no gusuzuma ibigendanye n'isezerano. Simon nagira ngo ntari nagera ku musozo ugire icyo ubwira abadukurikiye, badukurikiye muri ibi byigisho byacu, niba hari ikiri ku mutima kigutsika wakibabwira mbere yuko tugera ku musozo. Murakoze cyane. Nk'uko wari ubivuze, kuko tugiye kugera ku musozo w'iki cyigisho, muraza kunkundira wenda kuri aya magambo nari ndi gusoma nshobore nyarangize, noneho ngere n'icyo mbivuga. Ubu ni irarika Kristo arimo gutanga. Ubu akanya kose gasa n'akihuza mu buryo butaziguye n'ibitegerejwe by'isi itagaragara. Bityo rero ntutume ubwibone no kutizera kwawe bikujyana mu gukomeza kwanya imbabazi wahawe. Nukomeza kwanya imbabazi, amaherezo uzasigara mu maganya uvuga uti isarura yarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Wenda nk'uko wari unabinsabye ngo ngire icyo navuga, iki cyigisho cyose wenda twigaga cyitwaga isezerano rihoraho ry'Imana. Mu kintu gikomeye twagiye tubona kigenda kigaruka, ni isezerano Imana idufiteho, yifuza kutugirira neza nk'uko yabigambiriye. Icyo nifuza kubagirira si ikibi, ahubwo ni icyiza. Twagiye tubona amasezerano akomeye cyane, ariko hari naho twagiye dusanga amasezerano Imana yifuza kuduhereza ahari ikigombero akeneye kugira ngo bya bindi Imana yashatse izabidukorera. Twabonye iby'ubuturo bwera, umurimo Imana yakoraga hano ku isi n'uri gukora mu ijuru. Twabonye uburyo imitima yacu Imana izayihindura ikayigira imitima yoroshye ibasha kwakira iby'Imana. Twongera kubona noneho ubuhuza hagati yacu n'Imana, Kristo uhari nk'umuhuza. Ibyo byose rero Imana yabiteganije kugira ngo umwana w'umuntu azaboneke. Rero abantu badukurikiye bagize n'amahirwe yo kudukurikira muri ibyigisho byose, bazanakomeza kubikurikirana. Cyo nabasabira ni kimwe, ndabasabira umugisha ku Mana, kugira ngo iri sezerano ry'agaciro Imana yifuza kuduha rizirikanwe koko, kandi ribe ry'agaciro kuri bo ndetse no kuri twebwe twabitambukije. Murakoze. Ni muri ubwo buryo Simeon hano mushamake batubwiye ngo isezerano si igitekerezo cy'iyobokamana ryimbitse, ahubwo risobanura ibigize isano ikiza dufitanye na Kristo. Isano iduha inyungu zitangaje muri iki gihe n'igihe Kristo azaba agarutse. Ibyo twagiye dusuzumira hamwe ku isezerano ntabwo kwari kugira ngo dukarishye ubwenge, dushobore kumenya ibintu byinshi, dushobore kuba abantu bitwa ko turi abantu basobanutse, ahubwo byashatse kugira ngo dushobore kumva icyo Imana itwifuriza, kandi icyo Imana itwifuriza
atwifuriza cy'ubugingo bubonerwa muri Kristo aba ari cyo twakira kiduheshe uburenganzira, itike cyangwa se ibyangombwa byatuma twizera ko tuzashobora no kureba Kristo mu maso, no kureba Imana Data mu maso ku munsi uheruka, ndetse tukazabana mu isi nshya izaza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amagambo asoza, nifuza ko turebera hamwe ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 17, umurongo wa 20 ndetse n'uwa 21. Haratubwira ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Shaka naze ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Twagiye tureba yuko iby'agakiza ni ubuntu, ariko ntabwo ari ubuntu buhendutse, ni ubuntu bwasabye Imana ikiguzi gikomeye, ni ikiguzi cy'umwana wayo. Ariko twebwe nanone dukeneye kubyakiriza ikiganza cyo kwizera. Murongo wa 20 uhamya ibyo aravuga ati ye ndaza vuba, amena, ngwino mwami Yesu. 21 ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese, amen. Nshuti muvandimwe wadukurikiye muri ibi byigisho byatubwiraga iby'isezerano, reka tukurarikire kuba mu isezerano ry'Imana. Reka tukurarikire kubaho imibereho mishya y'abari mu Mana, y'abari muri Kristo Yesu, babandi batazigera bacirwaho iteka. Bityo Kristo natuha ku bicu twe kuzamuhunga, ahubwo tuzamusanganire twishimye, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Niba hari izindi ngingo mwakwifuza ko twaganiraho, nagira ngo namwe muzajye mutanga ibitekerezo kugira ngo izo ngingo nazo tuzagende tuzigarukaho, tutize ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato gusa. Tubifurije amahoro y'Imana. Mureke dusenge Imana. Uhoraho Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe muri iki gihe cyose, kandi tugushimiye amagambo yawe waduhaye no mu gihe gikwiriye. Ndakwinze kugira ngo rero azatugirire umumaro, kandi azatume dushobora azagira aho tuvana naho atugeza. Kandi by'umwihariko Kristo twagiye turebera hamwe, watanze ubugingo bwe kugira ngo dushobore kubaho iteka ryose. Tumwakire bigishoboka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abakurikiye bose, natwe ubwacu uduhe ubugingo bubonerwa mu mwana wawe, kandi uzaturinde gusuzugura no kutizera. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yawe Mana, kandi mfite ibyaha byinshi, ndashaka gukizwa.